niba tuvuze ngo ubu mu minsi iri imbere turavuga ngo umuntu kuza mu rusengero kuza mu misa agomba kuba akingiye kubera ko leta yarangije kugaragaza ko ifite ubushobozi bwo gukingira abantu mu mujyi wa Kigali bikaba byarakozwe nta mpamvu utasaba ko urukingo rworoshye kubera ko wa muntu udakingiye uje gusenga wa muntu udakingiye uje mu bukwe wa muntu udakingiye uje mu kazi mu ofisi mu biro ashobora kwanduza wa wundi ukingiye kandi ntabwo yabuze urukingo amaswa bityo rero urugaga rw'ivugabutumwa rwumva rufite umutwaro mu murimo warwo wo kwerekana icyo kimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo ndetse no kuburira abantu ngo batacyakira. Uru rugaga rwumva gukora bene uyu murimo ari inshingano rwahamagariwe cyane kubera ko ububasha butari ubwa gikristo bwakoresheje ubucakura bwinshi ku buryo abantu benshi bagenda bayobywa maze bakayoboka ubutware bwabwo batabizi neza. Biragaragara ko ikimenyetso cy'inyamaswa ari gahunda yambitswe umwambaro w'ubukirisitu maze yinjizwa mu itorero rya gikristo mu buryo bw'ubuhendanyi ku buryo ihindura ubusa ubutware bwa Yehova maze ikicaza ku ntebe ya cyangwa ubutware bw'inyamaswa. Itangiriro ry'umuntu ririmo imbaraga. Nubwo twaba ababwiriza bagahano, nubwo twavuga ibintu tukabisobanura neza, nubwo mwakurikirana amateraniro mugahera ku munsi wa mbere mukageza ku munsi usoza, igihe cyose umuntu yatangiye nabi aba ameze navuga se ngo aba arimo ameze ati ikintu aba ari gukora bazasarura umuyaga. None igihe kirageze kugira ngo dufate inzira ya Papa Francis ku bijyanye no gukemura ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere. Uku ni ugukurikira inyamaswa ya mbere bayitangarira. Uribuka yuko Papa Francis yahaye Perezida Biden urwandiko rwe rwa gishumba rwa Laudato Si nk'impano. Ibyo ni ukuri. Hano baranditse ngo kugira ngo dusobanukirwe neza itandukaniro dushobora gushakira ku yindi mijyi ibiri itandukanye. Uwa mbere i Paris, aho amasezerano akomeye y'imihindagurikire y'ikirere yasinyiwe muri 2015. Umujyi wa kabiri i Roma, hamwe n'ibyifuzo byayo bya kigatolika. Iyi mijyi yombi igaragaza ibitekerezo byihariye cyane ku mihindagurikire y'ikirere. Barakomeza ngo Roma cyangwa Kiliziya Gatolika itangira neza mu gusobanura intego y'ubuzima, hanyuma igashaka uburyo buhuje politike n'abaturage bwadufasha kubona igisubizo. Roma cyangwa abajesuite basobanuye kuri bo intego y'ubuzima iyo ariyo, kandi ushingiye kuri Richard M. Gura, umuprofeseri w'umujesuite, yavuze ko intego y'ubuzima ari ukubaho twita ku bidukikije. None Martin, ngewe nzi ko Bibiliya ivuga ko intego y'ubuzima ari ugukuza imico myiza ya gikristo kubw'umusabano tugirana na Yesu Kristo binyuze mu kwakira impano ye y'agakiza kugira ngo ube witeguye kuba umutahajuru. Iyo niyo ntego nyayo y'ubuzima. Ngo babwire ngo ibyorezo bizahagarara ngo ari uko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose. Nimushikame musenge cyane, dufite umunsi